Heyo bimeze bite bantu bangereka nizere ko mwese mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane abakunze gukurikirana video za Chris Updates TV kabisa. Niba utarakora subscribe kora subscribe kuko muri iyi minsi tugiye gutwika kabisa, ibintu bigiye kuza ari uburyohe. Hagati aho ngaho nshimira abantu basaga 300 bamaze gukora subscribe. Niba uri umwe muri abo, thank you so much kabisa, ndagushimira. N'abandi bose mukomeze mugende mukora subscribe, nyaboneka ntago biba byoroshye. Hayashize igihe kirekire cyane tutagaragara kabisa, gusa kuri uyu munsi tugarukanye amakuru menshi kabisa. Subscribe kugira ngo utaza kuba uyamisinga. Ngarukanye amakuru y'abasore bakomeye cyane kabisa, nta bandi rero babita PC Brothers. Wakwibaza ati se byagenze bite, bakoze iki cyangwa se ikintu kirimo kibavugaho muri iyi minsi bihagaze bite, cyane cyane ko ari abasore bari bacecetse muri iyi minsi. Gusa ndaza kuba mbabwira ibyo bantangarije nyuma yuko twabaje kuba tugirana ikiganiro kitari gitoya habe na gato. Imipango yabo, ibintu badufite muri iyi myaka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye barimo bategurira abafana babo, reka nizere ko mukanya ndibuze kuba bibagezaho kabisa. Stay tuned, hanyuma kora subscribe, ngenda garuka mu kanya gatoya cyane guhereza amakuru arambuye. Yango inshuti n'abavandimwe muteraniye aha nimureke mabwira kanu ashizigiye ngukunda. Yes, ngira ngo nkizamuriye track kabisa wagize wese ubumva abo nta bandi rero babita PC Brothers. Iyi ni indirimbo nziza cyane babashije kuba bakora, ngira ngo bayise Will You Marry Me. Ni PC Brothers, babita PC Brothers kabisa, n'uwitwa Patrick ndetse na Clever, mugenzi we Clever, akaba ari abasore babiri bagize iryo tsinda nakubwiraga. Ngira ngo n'abasore babashije kuba kugiye bagenda batangira muzika buhoro buhoro, gusa kuri ubu ngubu bakaba bamaze kugera ku rwego twavuga ko ari urwego rushimishije, nubwo basabwa kugira ngo bakomeze bagende bashyiramo ingufu kabisa. Hanyuma abakunze kudukurikirana batubajije aho aba basore baba baragiye cyangwa se aho baba baburiye muri iyi minsi, nyuma yaho badakomeje kugenda bigaragaza mu bikorwa byabo bya muzika muri rusange. Hanyuma yewe naje kuba mfata iya mbere nganira nabo kabisa kugira ngo ibintu bibashe kugenda bimera fresh, kugira ngo tumenye uko bihagaze. Kwikubitira rero naganiye n'uwitwa Patrick Puzzle, ambwira ko muri iyi minsi babaje kuba baboneka cyane kabisa, bari busy ariko baraje cyane kabisa, bagenda babahereze ibintu byiza cyane. Tugihura rero twabaje kuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma nk'umunyamakuru naje kuba mubaza bimwe mu bantu bantumye kabisa, bimwe mu by'abantu bantumye ko bakora amashusho y'indirimbo yabo bise Will You Marry Me. Birumvikana nk'umunyamakuru icyo cyabaye ari ikibazo cya mbere namubajije mbere yuko duhura. Mubaza ati se Patrick, indirimbo yanyu ko ari indirimbo yakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, ni Will You Marry Me, barimo murayitegurira amashusho? Yansubiza agira ati indirimbo barimo barayitegurira amashusho kabisa, amashusho azaba ari meza cyane. Ni amashusho bagiye kuba batangira gutegura mu cyumweru gitaha. Birumvikana ni amashusho arimo akorwa cyane n'uwiswe Christian kabisa, akaba akorera mu cyitwa Dynasty Studio. Umusore ufite akazi gakomeye cyane, ni nyuma yaho amaze kurekura n'indi track kabisa y'uwitwa Sako NY bayita Ndi Uwawe. Hanyuma niba utarareba niyo ndirimbo, nyarukira kuri YouTube Sako NY, hanyuma nawe ubashe kuba ureba yo ndirimbo. Hanyuma n'uwitwa PC Brothers baje kuba bambwira ko baje kugenda bategura amashusho y'indirimbo yabo bise Will You Marry Me, nyuma yaho bakomeje kugenda babisabwa n'abafana bagiye batandukanye. Si ibyo gusa kandi barimo barategura track nshyashya kabisa bagiye kuba bashyira hanze nanone, batangira kurikodinga indirimbo izaba ihuriyemo n'abahanzi bagiye batandukanye, dore ko izakorwa n'uwitwa Kina Beat, akaba wabashe kuba ategura beat y'indirimbo barimo bategura kuba bashyira hanze. Ni indirimbo bataramenya neza izina ryayo, gusa bambwiye ko ari indirimbo izaba iri kubufatanya n'abahanzi bagiye batandukanye, cyangwa se ibyo dukunze kumenyera nka featuring cyangwa se collab. Reka tubifurize ishya n'ihirwe rero ku byo bagiye kuba
badutegurira ngira ngo mushonje muhishiwe kabisa. Abasore n'abasore bafite akazi gakomeye cyane kandi ubona ko bafite impano ikomeye cyane kabisa. Niba ushaka gukurikirana ibikorwa byabo ni PC Brothers official kuri YouTube, hanyuma ugakora subscribe ukazajya ubona amakuru yabo agiye atandukanye. Ndetse ushaka no kumenya amakuru y'aba basore, kora subscribe kuri Chris Updates TV. Amakuru yabo mbanyabitse kabisa hanga mu kabati, hanyuma tuzajya tugenda dusangira byinshi bigiye bitandukanye. Ufite igitekerezo cyari cyo cyose wakitusangiza kabisa, ni muri comment section down, hanyuma tukagenda tubiganira kabisa, ugahereza na like, ibintu bikagenda bimera fresh cyane kabisa. Reka mbashimire mwe mwese twakomeje kubana. Hasta la vista, yeah.